mwaka w'ibihumbi 2019 Global Box Office yaciye agahigo ko kugurisha amatike ya filime angana n'akayabo ka miliyari 42.5 z'amadolari ya Amerika. 41% by'abakoresha murandasi cyangwa se internet bose bareba filime. Creed, John Wick igice cya 4, Ant-Man and the Wasp Quantumania, The Super Mario Bros. Izo zose ni filime zikomeje gukundwa ndetse zikaba ziri no gucuruzwa zinjiza akayabo k'amafaranga menshi cyane muri uyu mwaka. Abantu miliyoni 264.7 nibo barebaga filime ku isi yose mu mwaka wa 2017. Muri bo 32.41 bari hagati y'imyaka 2 kugeza kuri 11. Hagati y'imyaka 25 kugeza kuri 39 banganaga na miliyoni 65.3. Naho abafite imyaka 60 kuzamura banganaga na miliyoni 45. Ese ubundi iyo bavuze filime wumva iki? Abenshi bumva imigeri, urusaku rw'imbunda n'amasasu cyangwa se ibintu bikanganye. Ab'imitima yoroshye bagahita biyumvira amashusho y'urukundo mu mitwe yabo, gusa sibyo. Filime ni uruhererekane rw'amashusho atari hamwe agaragara ku birahure bya televiziyo zacu, telefone zacu cyangwa se projecteur. Ayo mashusho ashobora kuba comedy cyangwa urwenya, documentaire, drama, romance, action, horror, fictions ni nyinshi cyane. Uyu munsi turagaruka rero ku kigo gikomeye mu gucuruza no gusakaza filime ku isi, yaba iz'uruhererekane cyangwa se zirangira, benshi bazi nka Netflix. Twe nk'ibisanzwe twitwa Bigezweho TV, naho njye kugezaho ikiganiro Ndirakoze Cedric, ngo haye ikaze. Dusubije inyuma amaso gateje ubundi mu 1997, umugabo w'umunyamerika witwa Mark Bernice Randolph hari ikintu yari azi neza adashidikanya. Yashakaga gutangira business ye bwite online nka Amazon, kandi hari amahirwe menshi kubera ko internet yari ikintu cya ku bantu. Ikibazo cyari aho gutangirira gusa. Uyu mugabo wakundaga gusoma ibitabo byaho yatangirira hamwe n'inshuti ye Reed Hastings. Iyo nshuti ye yibazaga niba bahera ku biryo by'imbwa cyangwa se baseball, gusa baza gusanga bidakora. Nyuma y'ibitekerezo birenga 100 Mark yari afite, mugenzi we aramubwira ati, reka dushake ikintu kizatuma abantu bagura ku bwinshi, hanyuma tukanashaka ibicuruzwa nuko twabigeza ku babikeneye kugira ngo bigurwe. Ni muri urwo rwego bahise batangira gushaka ibicuruzwa bajya bagurisha. Mark yaje kwibaza ati ese byagenda gute duhereye mu gucuruza amakasete. Mugenzi we Reed niko kumubwira ati, ahari twagerageza da, gusa mbere yo gutangira hariho sosiyete yakodeshaga amakasete yari izwi cyane yitwaga Blockbuster. Iyo Blockbuster ayo yaguherezaga kasete ugatinda kwitirura, yagucaga amadolari 40 y'ubukererwe, kandi icyo gihe amaposta yabaga ahenze cyane. Biza kurangira igitekerezo cyabo cyo kugurisha amakasete bakireka kitaranatangira. Ariko ntabwo byatinze cyane, kuko hashize ibyumweru bike Hastings Reed yakoze ubushakashatsi ku bucuruzi bushya bw'ikoranabuhanga ry'amasede n'ama-DVD. Iyo sede ku batayizi yabaga iri mu ishusho ry'uruziga rw'amagarama 16 na milimetero 120. Hasabwaga amadolari 32 yonyine yishyurwaga imodoka zakoreshwaga mu rugendo kugira ngo ayo masede n'ama-DVD agere ku baguzi bazo neza. Izo sede zabaga zihendutse cyane kuzigura, kandi no kuzibika byabaga byoroshye. Niko kubona ko gucuruza amasede biruta gucuruza amakasete. Iryo koranabuhanga kandi ryari kirishya cyane ku buryo nta wundi muntu wari wakarikozeho na mbere, kubera ko DVD zabaga mu Buyapani honyine ku isi. No ku gitekerezo gisa nk'icya mbere Netflix twese tuzi cyabayeho. Byagendaga gute rero? Mark Randolph na mugenzi we Reed baguraga amasede ariho filime, hanyuma niba hari uwayatse ku rubuga rwabo bari barafunguye, bakayimushyira mu gakarito neza, bakayimugeza atavuye iwe akareba filime yatumije, hanyuma yazarangiza kureba amafilime yose ari kuri iyo CD, akazahamagara bakaza kuyifata akayibasubiza. Nkuko byumvikana bari bakeneye amafaranga kugira ngo batangire iyo business. Hastings Reed hari udufaranga duke we yari afite, ariko mugenzi we Mark nta n'iritobo yari afite kugira ngo nabashe kuba yashora. Niko guhita guza nyina.
Mu mpera z'umwaka w'1997 Mark na Reed bari bamaze kubona udufaranga duke n'ibiro byabo ndetse n'itsinda rito ry'abakozi. Gusa ikibazo cy'ingutu bari bagifite ni ingingo y'imari yabo yari ikiri hasi cyane. Netflix ni ijambo ryibumbiyemo amagambo abiri. Net ihagararira ijambo internet cyangwa se murandasi. Flix nayo igahagararira movies cyangwa se filime. Kuri website yabo batangiye gushyira amasede ya filime menshi cyane agera kuri 800 kubera ko amastudio menshi yari ataratangira gusohora filime zabo ku masede. Nyuma y'umwaka umwe gusa mu 1998 byari ku isaha y'2:56 za mu gitondo, Mark na Reed bari baregeye amasaha yabo ku gitutu cyinshi cyane kivanze no kuva ibyuya kwa hato na hato kubera ko saa 3 zuzuye bagombaga kumurika ku mugaragaro urubuga Netflix barumurikira isi yose gutangira gukoreshwa. Uwo munsi wanejeje Mark Randolph cyane kubera ko ku munsi wa mbere bari bafite abarenga 137 babatumye filime. Urubuga rwabo rwabaga rukoze mu byiciro bitatu by'ingenzi. Icyiciro cya mbere cyabaga kirimo abantu batumiza ako kanya. Icya kabiri cyabaga kirimo abantu bo mu bindi bihugu byo hanze ya Amerika. Hanyuma igice cya nyuma cyabaga kirimo abantu bitakunze ko babona filime zabo nk'uko babishakaga kubera ko za mudasobwa zajyaga zigira ibibazo bikaba ngombwa ko bajya kugura ibindi bikoresho kugira ngo business idahagarara. Abakozi ba Netflix iryo joro nyuma yo gukora akazi katoroshye batumije amapiza barasangira kubera ko babonaga ibyo bari gukora bitangiye kugira ishusho n'ejo hazaza, kuko buri mukozi wese nta kindi cyari kimuri mu mutwe uretse kwibaza bati ese niki kizakurikira nyuma y'ibi ngibi. Zimwe muri filime zari zaramamaye icyo gihe harimo Blade, Rush Hour yakinnyemo icyamamare twese tuzi nka Jackie Chan, Taxi, The Prince of Egypt n'izindi nyinshi. Niba waratangiye kureba filime kera, nta kabuza izi ngizi rwose ugomba kubuzizi. Mu kwezi kwa Netflix kwa mbere bakora bari bamaze kwinjiza $94 by'amadolari ya Amerika. Mu manyarwanda ni $94 zo muri icyo gihe. Muri ibyo $94 bakuragamo 1,000 bakacyishyura babakodesha amasede. Icyo gihe kandi umukiriya yabaga afite amahitamo abiri kuri sede ku mafaranga angana n'amadolari 25 cyangwa akayikodesha amadolari 4. Reed na Mark ntabwo bumvaga ko abantu bakodesha nubwo ari byo bashakaga. Uwo mushinga wo gukodesha amasede wari mwiza cyane kuko Netflix yashoboraga gukodesha sede imwe inshuro zirenga 100, ari nako kandi yishyurwa. Mu byumweru bike ahagana no mu mpeshyi muri 1998, Mark Randolph na mugenzi we Hastings Reed bahamagaye washinze Amazon, Jeff Bezos, yahoze ashaka kuzabonana nabo. Bezos Jeff yari yaratangiye ubucuruzi bw'ibitabo online buzwi nka Amazon Book, gusa yashakaga kugurisha ibintu byose abasaba kugura CD za Netflix. Ku mpande zombi hari inyungu. Yaba Amazon yari gucuruza CD kuye kuri Netflix nayo ubukungu bwayo bwari guhita buzamuka mu gihe gito cyane. Gusa ntibashakaga kuyigurisha habe na gato. Biza kurangira abanze icyifuzo cya Jeff Bezos cyo kugura Netflix. Igihe bari mu ndege bari kugaruka mu rugo, bongeye kuganira ku mushinga wabo wo kugurisha no gukodesha amasede ya filime. Byagaragaraga nk'aho ari business ebyiri zitandukanye zihuriye ku rubuga rumwe. Ibyo nabyo ntabwo byumvikanaga neza ku ruhande rw'abaguzi cyangwa se abakiriya. Nyamara Mark na Reed bari babogamiye cyane ku gukodesha cyangwa se gutiza amasede mu cyimbo cyo kugurisha Netflix kuri Amazon. Byaje kurangira bemeranyije ko Netflix izajya yohereza umukiriya ukeneye kugura CD kuri Amazon, hanyuma Amazon nayo ikohereza umukiriya ushaka gukodesha CD kuri Netflix. Mu by'ukuri iki cyaje ari igisubizo ku bintu byinshi kuko byanze bikunze urwego rwa Netflix rwagombaga kuzamuka byihuse, ndetse kandi byanatumaga Amazon iba inshuti y'akadasohoka kuri Netflix mu cyimbo cyo kuba umwanzi. Nyamara kuba bizi neza amafaranga yose Netflix yinjije mu mezi 2 ya mbere yose yavuye mu igurishwa, ntabwo yari yaravuye mu gukodeshwa. Ibyo bigasobanura ko Netflix yahagaritse business yagendaga neza cyane kurusha izindi, ikita ku bitari ngombwa nyamara ntibyari byo. Ibyo byahise biyisubiza inyuma mu muvuduko wayo w'iterambere. Ariko nanone rero kugira ngo bazivane muri urwo rwobo basaga nk'abari kwicukurira, bashatse ibindi bigo bikomeye byacuruzaga amashusho ku masede nka Toshiba na Sony.
umupango wari uko igihe umuyuza cyangwa se umukiriya wa Netflix ashyizemo serial number kuri Netflix ashaka kugura CD, ko Netflix izajya imwongeza izindi DVD z'ubuntu, bitangira gusobanuka gutyo. Gusa mu bigaragara byasaga nk'aho ari ikiza gikomeye kuri iyo kompanyi. Icyo cyari igice cya mbere ku mavu n'amavuko n'ikura rya kampani izwi cyane mu kugurisha filime no kwerekana ibiganiro by'amateleviziyo online, twese tuzi cyane ku ruhando mpuzamahanga, Netflix. Ubutaha tuzavuga ku kuntu Netflix yakomeje gukura kugeza ku rwego iriho uyu munsi wa none. Unyandikire ku gitekerezo cyangwa inyunganizi, ukande subscribe, comment, unasangize bagenzi bawe ibiganiro byanjye. Njye wumvaga nk'ibisanzwe ndirakoze Cedric, wakoze kuntega amatwi kugeza ku musozo. Ndagushimiye.